warangiza ngo umuntu ngo yuriye yagiye ngo none ngo yagiye ngo amaze kugira ngo ubuzima buranga iyo bwanze wajyagahe mujye mutekereza mbere yo gukora ikintu wajyagahe ngo naragiye ambwiye ngo ndangira akazi mu Rwanda wabuze icyo ukora ese nta shuri ugira nta primaire ugira ufite primaire nta secondaire ugira nta kaminuza ugira nta rurimi nta ngo ngwino ngo ngwigishoro ngo akira miliyoni ngo utegere indege ngo Imana ntago igikora gutyo inama ya kabiri umuntu nakubwira ngo ngwino mugende ujye utekereza kabiri tegereza rero ari papa wawe cyangwa mama wawe cyangwa mwene wanyu cyangwa akavomo k'iwanyu basize mu mahanga ugiye guseseramo ikindi aho guhamagaye ujye umubonamo ubumuntu mubonemo n'ubusimba uri abantu none rego umuntu arimo babiri ndaseka ariko iyo ndakaye se mba ndi guseka iyo ndakaye mba ndakaye ndi guseka mba ndi guseka bivuze ngo uruguhama ikindi mujye mumenya ko nta muntu ugira impuhwe kurusha Imana n'umwana wayo ntibazagushoke umuntu ahinduka nk'igicu umuntu atumye arakwibirengura gutyo ukaza mu bwabo buraje ntabwo ubwiza ufite urabuzi nuko wari utariye ni waba mwiza aha hantu nta kintu kirimo ntawo kugangura mwiza ntibazakoresha nayo mavuta utayabonye ntawo kugangura mwiza umuntu akaguruka hari akazatumbutsa iriya ngo uri mwiza ukayagara uri mwiza we wowe tubwizanyije ukuri uri mwiza uri mwiza wowe muri wowe yako yarebaka ngira ngo ariko ngo doroka ngo nabonye uri mwiza ndi mwiza ndi mujye ubonesha amaso akangaka rero ndi mwiza reka mbwira abana b'abakobwa nimba ari umudiaspora wigeze kugusaba ifoto y'imiterere yawe akubwira ngo uzamusangeyo umusoro uzamenye ko yagushakiye isoko mbere y'igihe pasi banza bajya bakorana abanza kureba imiterere akareba nimba yacuruza ako tubwizanye ukuri pasi ngewe urampamagaye turavuganye ungiyambure iye baba we ngo unyoherereze reka mubwire ayo mafaranga babohereza y'itike ni avance baba bamuhaye yes none na avance baba bamuhaye urumva we yamaze kubona iyo foto iwayipasi wamuhaye isoko yego nawe urumva watanze pasi aba yahawe avance noneho nawe agatanga avance kuwo ariho yakira kandi ko kazi kose ni manguhe none reka ngusuze kandi mwifurize kugubwa neza uyu mukunzi wa Doroka TV ubuntu n'amahoro biva ku Mana n'ibibane nawe njye muri kumwe ni Pacifique ano mukaba muri kumwe na Irakoze umwana w'Imana nkunze kumwita umwana w'Imana ko niryo zina Kristo yadusigiye ubwo rero ntabwo tukiri abaja n'abagaragu ahubwo twahindutse ubwoko bw'Imana yego nimba utarakora subscribe kugira vuba uyikore ubundi tukomeze kubana twikundanira iki kintu nkunda kukibabwira kenshi yego Irakoze ariko ndabona yaje atandukanye nuko asanzwe aza sinzi byinshi atuzaniye ubwo namuhereza umwanya kanadusengera ubundi akatubwira ubundi atuzaniye Data turagushimiye tugushimiye ko twongeye iminsi yo kubaho tugushimiye ko turamukije amahoro icyoro ni icyawe tuguhaye kaze uzubane natwe tugushimiye ineza yawe abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mu izina rya Yesu amen pasi nshuje aba diaspora abatashya bose yaho za diaspora itawumva byo muzi ariko diaspora nyine abantu bari hakurya mu diaspora twahise kumenya nase namukubwiye wa mu diaspora baramumbwiye ariko numvise bye bidasanzwe ariko diaspora muri abana beza rata muri beza ntabwo oya ni abana beza mushohoje nawe ahari ntabwo muvuga mwiza ntabwo ndamushohoje ariko ndaryibuka ariko
rero abantu pasi abantu tujye tureka kwizera abantu ntabwo muze ngo abantu cyo tubita indyarya ariko tureka kwizera abantu. umuntu ubonye wese si ngombwa kwita umumariramo icyizere. Buriya hari ukuntu umuntu buriya uzumva iyo uciye nk'ahantu batetse ushonje ugira ute urashukura urasonza urashuvuga ngo ushukura ugira amerwe nyine wumva ubishaka utari nibyo mpamvu ngo ni ugushukura ubishaka utari bubibone. Rero buriya rero abadiaspora bajya banyaruka bakavugisha abantu hano muri iki gihugu cyacu shaka bakabizuza ibitangaza ntabwo ari byiza mujye mubireka ntabwo ari byiza ni ukuri kandi natwe abari iwacu tujye twizera Imana. Umugisha w'umuntu ubundi ntabwo ujya ubura inzira aho ushakiye uraza. Rero hari abantu buzuye uburyarya bwo kwangiza mindset y'umuntu y'abantu. Niyo mpamvu usanga abana b'abakobwa ngo navuganye n'umuntu yanyemereye indege nagiye. urajyahe wowe ikirura kirasama nawe ukiruka ngo ndagusinyira sheke wambeshye sheke rata wapi ngari umuntu aya nta muntu ambeshye sheke ariko hari abantu nzi bajya babinganiriza ugaragara n'umuntu wunuranye akaganira yakubona kuko yumvisha ibikuvamo gatangira ati jya wunuranye tuvugane mukavugana akakubwira yereri kandi mujye mwenda kwimenera abantu cyane se sawa akakubwira iki business ati wapi turumva wayikorera he yahora n'abana b'abakobwa bashyushye biyimesa ati nduba nayikorera muri Kenya ati ngiye kuguha indege usangeyo akayatanga ukamusanga amaze akagucuruza akagushyira ku isoko none ariko muri tubwizanye ukuri uri muntu ki wowe umuntu agirira icyizere ku byo gusinyira miliyoni 5 z'ububwa kanzite z'ububwa ariko hari igihe abara amafaranga Imana yateguye akagusinya izo miliyoni akakubwira ngo ntegera ngo uzusange iwacu ariko mana yewe urabwenge sinjya mwumva ugapakinga ngo wabonye ngo nabashari harya ngo ba diaspora ni sheri diaspora bazabaroha akagenda akamusishana kuko Imana abantu babera n'abana beza ntaga yamwoherereza ngo akatishe oya iwe arabimukorera itike y'indege akayimwoherereza agatega akagenda ngo agiye gukorera business ese ubwo wumva usanze yondi ese ubwo wumva urinde ese ubwo wumva usute uba wumva suri igitangaza nyabaki ariko ziko n'abafite abagore n'ahanga batajya babajyana ariko ifaranga umuntu agusinya miliyoni z'eshanu akakubwira ngo ndaguhita itike y'indege ngo ibindi uza tubipange turi hano wabona gukubisa itike y'indege kandi koko ukumva icyizere atashobora mye kunkatishiriza itike gahunda ni amahoro akagupakingira agaguhindurira imyenda ukagenda wambaye imyenda y'abasirimu burira indege ukajyana telefone nziza akaguhita icyo ibintu ni sawa warangiza wagerayo ngo ugatangira ngo uzagucyura aho yamaze gukura amayiwe ahubwo izi tiki z'indege bajye bazibohereza mu zikatishirize ariko ubundi yayagora ukikatishiriza nta bwenge ugira mwajya mugira n'ubwenge use wagenda bayiguhaye ngo uyikatishiriza bigenda use wagenda ariko hari abana b'abakobwa n'urubyiruko ariko cyane bakunda hanze ariko nabonye abanyarwanda hafi bose bakunda hanze sinzi ibintu bariye byo kwiruka bajya hanze akabyumva kandi imyaka afite
yagumye kwicara asa agasasa agatuza ariko umubwira ko uri indege ati nari mfuye ntagiye mu ndege ayiwe akayaga abyumva cyane nk'ugemeje urubyiruko rwo aha niho hanjye bana b'abakobwa bana b'abahungu hanze hariya murimo kujya hariya barabona barimo kubahamagara ngo ni aba diaspora kidogo genda gake mugende gake umuntu akaguha reka mbabwire nawe kuri izi mediya biragatsindwa aya ariko reka mbireke kambireke narigagiye mbarumva birahaye nzabivuga ni ukuri aya amafaranga ni meza ni nawe dushaka pe niba wumva ufite umutima wo guha umuntu amafaranga uzayamuhe nta bindi ugeretseho nta bindi bimugeretseho sibyo ahubwo hari amafaranga pasi umuntu yaguha wayareba wowe ureba neza bitewe n'inzira yaciyemo ukavuga ngo amafaranga ariho abazimu hari amafaranga adakije akabanza akayakoreraho ibintu udashaka kuvugira hano twikomereze ariko ni ukuri mujya mureka kwangiza mindset z'abana bacu shawe ni ukuri ntabwo aba ari sawa ariko natwe tugaruke ku rubyiruko rwa none n'abantu wagira ngo mu birenge byacu habamo kurira indege shaya ndege urimo kujya kurira genda gake ntabwo uzi ibintu bigutera kuyurira ugiye mu kazi ugiye muri famiye it's okay ntacyo bitwaye ariko izi mbuga zateye zitwaye abana b'abakobwa bashiriye hanze abana b'abahungu bashiriye hanze ngo agiye muri gahunda y'akazi yagera agasanga ahantu muri bagiye kudandaza yagera akabona nta famiye ntahari buhungire agahitamo gutuza agahinduka igihingwa cyimejeje agahinduka igihingwa cyimejeje kandi igihingwa cyimejeje kimera aho kibonye aho kimera aho kibonye rwose ugasanga yagera agasanga abuze icyerekezo cy'ubuzima kandi igihingwa kimejeje ntawe cyitaho kimeramo ibyatsi ntikibagarwa kiranyagirwa izuba riraza ese ubwo ntabwo muri kubyumva nicyo gihingwa kimejeje umuntu ugiciye akakibona mbere atagisoroma none uca wese arasoroma uca umutwe uca ishami basiba guca umuzi bagice bazasarure reka mumenye ubwenge rubyiruko hanze ni habi twagiye iminota tukaba turayimaze ariko nta kundi twatangaga inama ni ukuri abantu mumenye ubwenge izi mbuga nkoranyambaga ziri ibintu bidasanzwe ibintu byinshi cyane urajya kubona n'abakobwa bakeneye kubaho neza bakeneye gusa neza bakeneye buri kimwe ugasanga ntabwo bari gutekereza ese niba umuntu ambwiye ngo gende ngiye twanagiye nta kibazo rero twakomerezaho ngiye ugiye usanze de hanze ugiye gukora iki hanze ese ayo mafaranga guhereza online ukayakira ibiyakorerwaho we ntubireba ese ubona amaherezo ari ayahe ese ubona gufitiye impuhwe uzatunga telefone ihenze ubuzima bwo ntago uzaburya igihe gito gishoboka we niba umuntu akubwiye ngo akira amafaranga menya ubwenge niba uyafashe yashake n'icyo ukora ejo ntabwo wumvaga uzamubwiye ngo warakoze wanteje imbere hari ikindi nta yandi nyikeneye nanjye wongeze ndihagije hari umerutse kubwira ngo njye ntabwo naramubajije ese wabonye ndwaye amavunja niko namushaka oya nashakaga kumwumvisha ko amafaranga ye ayampaye atanayampaye bitagukuraho kuguma oya pe oya rwose umuntu ariko reka tubizanye ukuri uridumbukije ubonye umuntu ntabwo ari ugutukana mu mbabarire ubonye umuntu niyicariye aha ndicururiza umunwa wanjye uziko ari ugucuruza umunwa rero babyita gucuruza umunwa pa ibi ni ugucuruza umunwa sibyo twese ndibaza ntatukanye ibi ni ugucuruza umunwa rero ndicururiza umunwa nicaye aha uramuye ati he ati ndabona uri mwiza nyobewe ko ndi mwiza ntabwo mbiyobewe kandi nawe ubonye ko ndi mubi nta muntu mwiza oji ubaho ntibazakubeshye ntibazagushuke ushaka kumbona aha ndi mwiza
aho cya kintu cyanjye giteye gitamba ntabyo uzi ndetse nigeze nkwereka umubiri wanjye wose nshobora kuba ikirenge cyanjye kidatambamye ariko mfite ikindi kibazo kuri uyu mubiri wanjye nambitse ntabwo ubwiza ufite urabuzi ni uko wariye utariye ntiwaba mwiza aha hantu nta kintu kirimo ntawakubwira ngo uri mwiza ntibazakoreshe n'ayo mavuta utayabonye ntawakubwira ngo uri mwiza umuntu akaguruka hariya akazatumbutse iriya ngo uri mwiza ukayagara uri mwiza we uri mwiza we wowe tubwizanyije ukuri uri mwiza uri mwiza wowe muri wowe yako yarebaka mbwira ngo ariko ngo doroka ngo nabonye uri mwiza ndi mwiza ndi mujye ubonesha amaso aka ngaka rero ndi mwiza yego kandi ntacyo kantwaye karanyuze ariko uza kunyumisha ukuntu ndi mwiza ku rwego ruhambaye ngo naguha igishoro kizanye ntacyanze ariko niba utanakizanye reka sinapita bito gumana ibyawe ntajya ngo ibya kayizari gutanga iyo ari ibintu by'umugisha birisana cyane ariko bitavuze ngo doroka ngo wambwira ngo uri mwiza ngo ndashitse irakoze yewe uri murambwira buriya umuntu ujya umbangamira ni umuntu mbwira ngo uri mwiza arambangamira njya numva afite indi dayimoni imwicayemo keretse ari umugabo w'impamvu abikubwira afite impamvu abikubwira yego ariko ni umuntu yigendeye unyagasura aka kazaho igihe rejo kikaza raha hakaza ntagafatwa ntagafatwa ukabwira umuntu uri mwiza ariko ubishya umuntu uri mwiza gute iyi sura iyi murebe iyi uru ni urunyo ntukaze muhambara abana b'abakobwa ngo mubasaze ngo ni beza muri babi ni ukuri muri babi oya ku mwana wandi ngo uri mwiza erega nawe akayaga ngo uri mwiza we turi mwiza ushonje neza niwe wamenya ko uri mwiza urwaye ikintu kiri ku mubiri niwe wamenya ko uri mwiza ntibakajye babashuka bariya ni abazimu baba babuzuyemo ubwiza bw'umuntu aka gafesi mubona keza nyine keza buriya kicayemo n'akabi agafesi keza gavanze n'agafesi kabi uzaba uyu muntu arakaye ayi umenya ko ari we ntabwo umenya ko bararakara na make-up zikavaho uzone muzungu arakaye umusatsi witugera ngo abazungu ni sawa yarakaye tubibona ariko abiraba nyine kuko turi abanyabwenge ibyacu bishirira amaha aha wagira abantu ukabibonera ariko bakaza babashya ngo muri beza ntimuri beza ubu uri mwiza mu kandi kanya kuko Imana yaremye ikintu cyose kigira icyacyo kigendana ineza ni nabi bibaho ariko umuntu uzakubwira ngo uri mwiza ujye umubonamo dayimoni yigendera noneho polisi mu diaspora nakubwira ngo uri mwiza uri umwana w'umukobwa uramenye ujye utekereza gatatu impamvu abikubwiye bagatangira bakabeshya ngo mujye hariya ngo mwiyambure ngo babahe amafaranga barabikora ndashaka ifoto yawe nkoherereze miliyoni ahubwo tubwizanye ukuri ifoto iguze miliyoni ni bwoko ki wose ifoto iguze miliyoni ariko Imana ibona byinshi uzabona koko ifoto miliyoni 1 niba uzi ikintu kiganjije isi ni ubusambanyi bubera itanu nibwo buganjije isi tureke bariya bakuye bigera mu maroki bariya ni sawa ariko ibibera kuri telefone biragatsindwa buriya umunyarwanda yavuze ingendo y'undi iravuna ndimo kubwira urubyiruko n'undi wese ufite irahari muhagazemo ngo yumvise ifaranga ingendo y'undi iravuna pa ingendo y'undi iravuna ngenge ngo ndabwira ngo nubona umuntu agenda ukabona umuntu arakize jya umureka akomeza akire inzira byaciyemo ushobora kuyigiramo ntuyishobore
none uzi yaratanze imbaraga zingana iki, uzi yaratanze ibingana iki. Umukobwa n'abana b'abakobwa b'iyi minsi imyaka isekeje, kandi umukobwa afite imodoka ihenze nziza nta kazi agira, iwabo ni nk'iwacu, yahe aya mafoto nyamara bagize yahe warangiza ngo umuntu ngo yuriye yagiye, ngo none ngo yagiye, ngo amaze kugira ngo ubuzima buranga. Iyo bwanze wajyagahe? mujye mutekereza mbere yo gukora ikintu. Wajyagahe? Ngo naragiye ambwiye ngo ndangira akazi. Mu Rwanda wabuze icyo ukora? Ese nta shuri ugira, nta primaire ugira. Okay, ufite primaire, nta secondaire ugira, nta kaminuza ugira, nta rurimi nta. Ngo ngwino ngo ngwigishoro ngo akira miliyoni ngo utegere indege ngo Imana ni Imana ntago igikora gutyo. Ko ako kazi ugenda gukora ibaze nta cyongereza ibaze nta gifaransa uzi ibaze nako no gukoropa ko bisaba ngo ukoropa ibaze aho bakubwira ngo ukoropa. Iki gihugu cyacu cyuzuye amahoro n'umutekano, ubuzima uba ugomba gukora ukabaho, ariko abantu bisetinzemo ngo ugiye mu mahanga niwe ubaho. Reka barakubeshya. Nta rurimi uzi, ntacira ngo mbonye itike y'indege ndagiye. Ugiye tubwizanye ukuri, ugiye mureka guhubuka. Abantu b'urwabwa muze babahereza akazi nibo bagiye ugasanga tubona ubuhamya bwinshi hano. Uragize aramucuruza, wumvaga ari bugukoze iki kindi. None hano nzara abana b'abahungu, ni abana babi. Hanze abantu bifitiye business. Yewe we, ni abana babi. Umuntu aragufata akagucuruza, uzi umuntu ukubwira ngo none se ngo jya onurayo ukajyaho, ngo none se reka mbwira abana b'abakobwa, nimba ari umudiaspora wigeze kugusaba ifoto y'imiterere yawe, akubwira ngo uzamusangeyo umusoro, uzamenye ko yagushakiye isoko mbere y'igihe. Pasi banza bajya bakorana. Abanza kureba imiterere akareba nimba yacuruza. Ako tubwizanye ukuri Pasi. Ngewe urampamagaye turavuganye. Ungiyambure. Iye baba we. Jesus. Ngunyoherereze. Ayo mafaranga babohereza y'itike na avance baba bamuhaye. Yes, none na avance baba bamuhaye. Urumva we yamaze kubona iyo foto iwayipasi wamuhaye isoko. Yego. Nawe urumva watanze pasi aba yahawe avance. Noneho nawe agatanga avance kuwo ariho yakira. Kandi ko kakazi kose ni mpanguhe. None avance avance raryo barengare. Arwigeze gushaka kuyiguha. Avance shase bari bana ari. Shazagize nk'uyima basi. Ufite ubwenge bwinshi nawe. Oya. Ratarababeshye. Nge nta bwenge bwinshi ngira. Aka avance ni sawa. Azajya umuntu yima tuzaguha pasi. Avance ya tiki. Tuzajyana none. Rata muzanyihera avance. Nzabere icyo nzayikoresha. Avance baba bahaye yo gucuruza umuntu. Nanjye nzatange pasi. Ashanaga nabaha pasi. Aka avance avance yica ibintu byose. Uvuze gutyo mise nibuka umunsi umwe angiye bigeze kumpamagara. Barampamagara ngo kumpamagara barambaza yampamagara ambaza ni nta mushiki wawe ugira. Oya. Ndambwira ati bashiki banjye ndabafite ariko ni batoya. Nta mukobwa se uri sexy uraho hafi muziranye. Kugira ngo se bitagenda gute shambwira nti ndagura akantu yansheteye $1.
none anshete y'amadolari atambwira ati mbwira ngiye n'ibinarangira ushoje kumushakira ibyangombwa ati ndahita nkwishyura n'andi menshi. Ndavuga nti aba bashitani bite bya ariko iyo nza kuza kuba ndi umupagani ntaramenya Imana nari bukora ako kazi, sibyo? Nari bukora ku kazi hajya gucya nkaguhereza pasi mu diaspora mukavugana akakwishyura, mbese nyine akaguhindura ubuzima kanya gato katakwambutsa indege, ibindi ntago bindeba, ibyo uzakora ntago bindeba. Ariko nyine bitewe nuko Imana twamenye bituma tugira amashyengo mu byo tubwiwe, mu batugana hari abantu rega byakijije. Ngewe narebye ifaranga ashakaga kumpa, ashakaga kumpa, ndavuga nti aya mafaranga nahita nza muri ba Bill Gates bo mu Rwanda. Pasi yatinye kuba Bill Gates. Oya, ntuzacuruza ubuzima bw'ikiremwa muntu, ntabwo aba ari sawa. Ariko nyine avance barazitanga. Ngo baguhaye pasi yo mu diaspora ngo ako buriya reka tubazanye kano kantu wenda dute tunasoza. Umuntu araje yicaye avuze uburushyi bwiwe, ukuntu afite abana, nta mibereho, ntaki ubu wamba amafaranga akayanga. Tubwizanye ukuri. Imana irandengeye nuko wayanga ibimurengeye. Ariko nanjye sinayanga, ariko nge nayakiriye nagushimira. Urakoze Imana iguhumugire. Ariko ibyo kukugeraho ntabwo birimo. Oya nagushimira rata, Pasi atambuza amahirwe, nge nagushimira. Wayamaye nayakira pe, si wakwanga umuntu uguhaye. Oya waba uri umusazi. Ariko wayakira. Inama ngiye gutanga rata nibaye bamujye muyarya. Inama ni iya mbere. Inama ya kabiri umuntu nakubwira ngo ngwino mugende, ujye utekereza kabiri. Tegereza niba ari papa wawe cyangwa mama wawe cyangwa mwene wanyu cyangwa akavomo k'iwanyu basize mu mahanga ugiye guseseramo. Ikindi aho guhamagaye ujye umubonamo ubumuntu, mubonemo n'ubusimba. Uri abantu none rego umuntu arimo babiri. Ndaseka ariko iyo ndakaye se mba ndi guseka. Iyo ndakaye mba ndakaye ndi guseka mba ndi guseka. Bivuze ngo uruguhama. Ikindi mujye mumenya ko nta muntu ugira impuhwe kurusha Imana n'umwana wayo, ntibazagushoke. Umuntu ahinduka nk'igicu, umuntu atumye arakwibirengura gutyo ukazumva ubwoba buraje. Umuntu aguhamagara kuvuga ngo duhindure ubuzima, ujye umubwira ko ikoranabuhanga ryarakemutse. Ese yayaguhaye bigutwaye iki? Ese ko online ko wamindura ubuzima online ni ngombwa ngo nze nkugereho? Ko wamindura ubuzima uri muri Amerika ndi mu Rwanda bigakunda. Asa Pasi. Iyo umuntu ari kuri machine ayikirika atayegereye. Nese machine umuntu ayigura ngo ayikoreshe. Nese ayikoresha arayikanura cyangwa aratayipinga. Twagiye mujye mumenya ubwenge, umunsi mwiza Imana ibarinde.